abaraha bose bahumugisha bahaza amahoro yawe yayanota umuntu wese yakwibwira imitima yabo ibiberaho byose byezwe n'Imana Data komeze kudushyikira guhera udushengere kugeza dushengurutse ubuntu bwawe Data n'urukundo rw'Umwami wacu Yesu Kristo natwe iteka ryose mu izina rya Yesu amen. Twasende tuvuga ngo ibiraha byose Imana ibyeze muvuga amena twinywere hanyuma kandi ndakibutsa Lord kumugore ubanza muramaga kubanza mu buri rushingiro rw'abantu n'Imana ashaka hanyuma pisi kwibebeza n'itegeko n'itegeko noneho kwibebeza maze mwerekere kwa cameraman ataza kugira ngo nta ucuruza akinzemo akagira Imana muri usho mwongeresha muhati iyo ngingo nziza Rode umuhungu uzamenya gutetesha umugore ubonyeza bishobora rwose Pisi nawe ati ndagenza ukugende bwandiri mwiza wowe nganza mari mu mutima wanjye uza kubona Korode yikomanze mu gatuza bati umugabo ni njyewe washatse neza uraza kumenya ko wagitsinze ati cheers Abafaransa bati arasante ati ubuzima bwacu aho ni urangiza Voyez, I just wanna be there for you.
ngo kandi ubundi mwinshi urasharira hanyuma rero shaka injyana y'impapuro mugende ababo ntibasanzwe uyibishya bagutera ibinogo no kwishyuza n'ibirasamo 1 2 3 cyuga 1 2 3 bashana bati twiyemerewe gufatanya muri byose kandi umuswahili yaravuze ngo umoja ni nguvu ndi umuhanga mu by'igikoni iyo ni inzobere yize arize kureba ibya korode niba umuntu ucana umwambi umwe ukaka bitazimye aba yitwaye neza mu buzima bwe bwose amashyi menshi cyane ibiza guturikanya ibikanganyikanya imitima y'abari aha bategurira hakiri kare humure dushingiye n'Imana y'ingabo nziza cyo ngaho ubuzima bateye nibuturike mu izina rya Yesu bose amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane inkwi zo kundi ati amashyi menshi cyane ati turimo turasuzuma ko nta ngirato zajemo kikaba igihamya cy'uko uyu munayo wazazimanirwa abashyitsi ese natwe tutisize barakoze cyane akazi kugahereza abahereza b'imitsima hanyuma turabishimiye rero turabishimiye kandi tunejejwe no kubakira muri uyu muryango mwiza cyane wa Murasangabo hano mu Ndizi cyane tukaba turi mu bwatsi bwa Ladislas Kaberuka akaba umuryango w'ababanda kandi ababanda kandi n'abenegitore ni ibisabisabirana nibuka ijambo mahose nzabyibagirwa rwose ndabizi rero turaza gukomeza igitaramo kandi mwagenze bihagije reka rero twarabimenye ko muzaza ntabwo turi buvuge ko mwadutunguye cyangwa se ngo mwigenderaga ngo mwanya oya uyu munsi twari tuwuziranyeho ndabizi inshuti twarabahishiye ndabizi cyane twarabahishiye uyu muryango uhorana uruhisho yego bagira inzoga z'abasangwa n'abashyitsi n'abagaragu n'impamo ya muntu n'abo mu marembo n'abakomerizi si bwo bwa mbere uyu muryango w'ababanda wo mu Ndizi ugira ubuki bwinshi turabizi bagushimire cyane bagushimire rwose umuryango bugarura muraho umeze neza yego turabakiriye rero uyu muhungu duheruka ari incuke yabaye umusore yarakuze ntumubona yarakuze nasigaye ajya mu marembo akakira abashyitsi yego hanyuma rero ntasatira akagondo ariko ayinyura hafi yamenyereye n'ibijyanye n'urukoma urivukira ararizi ubwo ubona aha yarakuze rwose umuntu udasatira akagondo maze rero turabakiriye n'umuryango mwagendanye kandi ndabizi neza ko urugendo mwakoze ari rurerure reka twe kwibanda mu magambo kuko turabizi nkorezaho
Imana iguhe umugisha twese ngo dusangire hamwe. amashyi menshi cyane. kandi nayishokera izindi abahungu murabimwumva, nayishokera izindi mubamenye. Murakoze cyane. Umubyeyi ati ntayishokera izindi. Maze Ngabonzi Yambere umubyeyi. nyihanganira uyu muhuza w'amagambo, ndacyafite ubwuzu bwinshi, utyo kanongere nsogongere nyumve neza. N'umuhama none n'umwikamire nshuti muvandimwe. utyo icyo ugiye kuvuga rero, ubu uyu mwanya ni uwawe n'umuryango wawe. natwe uko tubona ahangaha twakereye kubakira kandi turanabakunda, ntacyo tutababoneye. mujya mbere mwamfura. Erega Ngabonziza ngo abakiranye neza berekana utunogo. Urabizi ko tumaranye iminsi muri uru rugendo Imana yateguye. Mbere yo kugira icyo mvuga, reka nongere mbasuhuze nk'umuryango mugari w'Ababanda. Muraho abo mu Ndiza, muraho. Natwe turaho abo mu Ndorwa. Nubwo ureba aba basaza basa naho bamaze kuruha kubera urugendo runini, ariko inzira ijya kure ntiramba iyo hasanga inshuti. Reka mbanze mbashimire ibyiciro byiza mwaduhaye. Ariko ikindi Ngabonzi, aba bana bawe iyi njyana yabo bayigiye hehe? Ko ntayizi mu Mutara, sinyimenye mu Ndorwa, sinyimenye mu Nduga, wabigishirije hehe? Ni Gisaka. uribuka ko rero iyo bavuye mu muryango, hari undi muryango mugari tubohererezamo kujya kubamo biga ubundi bwenge. aho rero niho bahahiye. ariko uhumure, ni abana b'abajyambere. Nibyo ni intambuko kumenya igeri. Nibyo tumaze gukura tukareresha muka data akatwigishiriza nabi, ntacyo bitwaye. Nuko rero nagira ngo ngushimire. Iyi njyana nibwo nyibona, ariko nta kitwaye niya muka data si yacu. Ngira ngo ni abashinwa. Rero nabashimiraga. Icya kabiri, inshuti yanjye kandi mugaragu w'Imana n'umuryango mugari, dufite ubutumwa bw'umuryango. Mu minsi ishize mwavuye muri iyo misozi yo haruguru iwacu ku Ndiza, muza mu Ndorwa, muza mugenzwa n'urukundo, ndetse Imana irabayobora mu muryango wa Benegitoro w'umusaza Burindi. Muza musaba amaboko, musaba irembo ry'umugeni, mubifura murarihabwa. Yemwe ntimwadutindira, murarifata, murifatisha inyana nziza iyo Abanyarwanda bitaga umukanga, rifata irembo. Ndetse murarikurikirana, musaba n'umugeni. Ndetse murakurikirana, ntimwabasendataze, musaba umugeni, muranadukwera, turabakosha muradukwera. Inyana nziza z'indweba nziza zagize n'umugisha, zororokeye hariya hepfo mu Ndorwa. Nshuti muvandimwe, imfura zasezeraniye niho zihurira. Dusezerana ko uyu munsi bihorere bareke nyiyumvira wowe. Yego muteze yombi. Buriya kubera ko abantu b'iki gihe basigaye bumvirana, uzabaza n'umuntu igihe Kagame yatorewe yo kubimenya, kuko ntibakurikirana. Nk'ibi bakabikurikiranye ko ntacyo babishakaho. Ndajya imbere. Dusezerana ko uyu munsi tuzaguhekera. Nshuti muvandimwe, twavuye mu Ndorwa tuza tuguhekeye umugeni wasabye mu muryango wa Burindi wa Benegitore. Dore ndi hamwe n'abasaza bakuru, ndi hamwe n'abagore b'amajigija, ndi hamwe n'abagabo bato, ndi hamwe n'abagore baherutse gushyingirwa. Kandi iyi miryango yacu uzi ko isanzwe ishyingirana, imiryango yacu y'Abanyarwanda. Abanyarwanda yacu umugani ngo imfura zasezeraniye niho zihurira. Iyo hatanze indi, kera bavuga ko iyi telefone, iyo hatanze indi kera bavugaga ko ihaborera. None iyo hatanze indi irayitelefone. Ubwo ni kimwe kwa kimwe, ntabwo ntunabyumva se hirya aho. Noneho rero nshuti muvandimwe, ngurwo urugendo rwatugenjeje, nubwo bwije, ariko urabareba abana bacu babaze Peace ari iruhande rw'umugabo we. Sinjya kugira andi magambo nongeraho, wamubonye. Nshuti muvandimwe rero,
urwo rugendo rwatugejeje twaje gusohoza amasezerano twavuganye, hanyuma muri iki gitaramo gikomeza kuza gutanga no kujya imbere ribugira irindi jambo rigufi nza gutanga nanone ry'amashimwe. Imana ibaho umugisha, babamera amashyi babashimirire ngurwo urugendo rwatugejeje. Amashyi ni muntu twakira ukazana rwose. Hanyuma rero murabizi mu kuduhekera tugiye gusaba ijambo rimwe. Koro gira ikimenyetso wereka umuryango, ubwo natwe turahita dusobanura aha ni hoho by'ikimenyetso utanga. Amashyi y'icyo kimenyetso rero mwakoze cyane. Mwongere rimwe ndiye abantu bari babishimye ntimwakomeza ariko kugeza buke. Amashyi menshi cyane. Ikimenyetso simusiga nk'ikiriye utemera gusangira ntiri kuba ruriye. Cyambere kandi nawe. Murakoze cyane muryango mugari, turabashimiye cyane muri imfura cyane. Kandi inyama y'impinduka ntabwo iri muri mwebwe mu rubwoko Imana yahaye umugisha, murakagira abageni. Hanyuma rero pisi muramuduhaye tuzamumaza icyo mwamuduhereye guhera none. Icya kabiri ifu n'amazi byahuye ariko bana ateka kubanza muganje mwisugaza mu mutima wanjye ati nkundira nkwemerere nongere hongere mugabo atamiye agatera itama ni nawe uhaha byaba ngombwa akanatabira igihe bibaye ngombwa. Muri izo mashyi tumushimire cyane. Pisi mbiyanye no gutanga akaye namubonye n'uwa mbere. N'uwa mbere. Hanyuma Claude nawe atendagenda uko wagenje. Ati uryohe ndashushu urura abona ukuntu Claude aba muzimana yamubwira n'amagambo meza kandi akomeye bigatuma bari yishima. Ni igihamya cy'uko atazigera nanuka yageze mu bwiza, ahubwo azakomeza kukibuha agatohagira bakabona ko yashimye urushako. Bityo rero ndagira ngo buri wese arebe byungura inama we. Claude arebe pare, hanyuma Pisi arebe marene, aterura imbehe abanza muzimanire. Urugendo bagendanye ntabwo ari rutoya. Hari abajya bagendana abapare babo n'abamarene babo maze bakabirwaho bakarageraho kugiriye mwabo. Uwitwa Twagiramungu Aloys abaye ari hano yaza agatwara ibyangombwa bye, tugize umugisha biboneka atarajya kudekarara. Atambuke aza bifate birimo irangamuntu, ikarita ya tapandigo, igihe harimo na rama umwekwe. Ubwo muzi urabimushyira, ntabwo bidusaba kujya kuri polisi. Murakoze cyane. Ndagira ngo rero mutambuke mwigire imbere, bahereze imbehe ngari zimanira imiryango. Nyamuneka mutambuke mubegere mubafashe bahagarare hariya. Narica ababyeyi baraza kuba bitegura. Rwose mwagize neza cyane, ndabashimiye cyane cyane ariko by'umwihariko mwasanze mu rugo mu gitondo bareba umutwe wanyu, mbona musa n'ihazi usanga rifize kuko dusa yose ntabwo benshi ntabakubwiye cyane ejo mwagize abibiri gusa Imana ishimwe. Uyu mwana wanjye Pisi Mbabazi twamureze neza, n'umwana ufite avuka ingabo nziza, wasabye urugendo kwa burindi gusasirikira gunda kwakira, uhakurikiye urukundo, uhakurikiye umuco. Ubu rwose dushoje neza nk'ipfu. Uyu mwana yambereye umwana muzima, ni igihe wamureze na mukuru we Diane. Umukecuru yari kwa muganga hafi n'imyaka ingahe?
ibyo murabizamo, ariko uyu mwana nta bagorame yigeze. Ni umwana muzima, ni umwana ufite umuco, ni umwana ufite avuka. Muzamufite n'umufite, muzamurere neza. Mbahaye umwana warezwe, mbahaye umwana uvuka mu miryango mizima, ni ukwibashyirira umwana mwiza. Mubyeyi rwose turagushimiye cyane, ati guhaye inyana kandi nibyo. Ashimira Imana, ashimira n'abantu bari aha, abantu babashije kuduherekeza badushyigikiye muri ubu bukwe, abo twaturukanye iwacu, abaturutse impande zindi, ndabashimira. Pisi rero Imana iguhe umugisha, tutaramiye aha. Iki gitambo ni icyawe, ndashima yuko batugejeje kuri ibi birori. Imana iguhe umugisha. Pisi twabanye ari umwana muto, yambereye umwana mwiza. Pisi ntabwo yigeze antinyuka, ntiyashize isoni. Niba yarashize n'isoni yazishize nk'uko umwana wese ashize isoni. Ariko Pisi Imana iguhe umugisha, urakoze kutwereka ubukwe bwiza. Imana iguhe umugisha. Pisi urabizi, ndagukunda pe, nta kibi nta cyaha nakubaraho. Ndagukunda urabizi, nawe urankunda. Numara kuruhuka uzaze tugire maze urahari wayikibasa cyane rero. Imana iguhe umugisha cyane. Ndageraho Imana iguhe urugo rwiza, izaguhe kubaka, iguhe kubyara no guheka. Imana ibahe umugisha. Imana niwe umugisha. N'izo mbuto nziza muzibegereze, hanyuma bazitange. Ababyeyi muri rusange bakwegera umubyeyi mugenzi wabo hanyuma bakazitanga. Babyeyi beza mutambuke rwose mufashe mushyigikire umubyeyi mukuru. Ngwino mama, ngwino shenge, aho nahereye muha amazi, kandi ziwanyu zikamwa zose, amarwa yuzuye intango, kandi n'ubuki busesa impinza. Ngwino kibondo mujyane iwanyu, iyo ababyeyi bahoza abana, banga guhora bakabahendahenda, bakabahongera ababaheka. Nugerayo bazaguha amata, baguha impenge usomeza ishushu, n'umutobe uzakumara inyota, kandi n'impungure zihoza abana. Nyorotse rwose umuheto ukunda gutakisha warakarita warasinawutinza mugabo ngambera n'umutasi gusa kuntabaza umuseke wa kare gusa gusesa ngwinore
menya umuravumba n'igicushu n'igiti cy'umuvumu ndetse imbehe n'inkongoro niho biva dore isekuru n'umuvure ngakwa akamaro k'umuvumu urankujya n'iry'abega kwa bikina usangeyo jegera n'isabukuru baziretere bazinikize maze nk'ay'abagunga igukamirwe nugerayo bazaguha amata baguha impende usome zishyushyu n'umutobe uzakumara inyota kandi n'impungure zihoza abana uri hema nzira uri hema muhoze nifuza ko wazibana umata wateza adatemba ibiganza bikamariza nayo nyambi inogeye amaso nayo nyambi inogeye amaso tega amaboko turabashyigikiye nk'umuryango uko mutubona twabatanzeho gake ariko nta bwinshi twabasha ngo tuzakomeza birumvikana yego wabaye umwana mwiza tuzari ko bizakomeza Claude nawe mukuru ugeze mu rugo bagarushyike kandi ikindi mu rugo birumvikana nk'uko kanabwiye ni twabwiye tuti muzabyare muheke kobwa na hungu batuge mutungane mu gutunga rero natwe tuzashyiraho akacu inyana y'ishashi rwose arageraho kora agatuga kandi mutunganirwe ati inyana y'ishashi turayibemereye Dieudonné Imana iguhe umugisha cyane urabona ko ari umuhungu rwose w'imfura cyane ubupfura bukomora kuri se na madamu rwose ati na madamu mbone puse rwa mugabo murakoze Imana ibahe umugisha cyane mwebare gutanga mutitangiye ipamo murakoze cyane hano duhagarariye famiye muzehe Karangwa Petero ni
kuvuga barenze abantu n'abanga bantu bakatubashimira akumshaje mbizi niba abanyahaguruke arahari bwise kw'Imana family nguye ni arango nigire hino nigire anko tambuka wigire hino mama murora ako Imana igumugisha ako Imana igumugisha kandi nabizi neza urugendo wakoze wagenze neza uzakora ejo uzaba amahirwe uzagera mu mujyi wawe urugendo rutari rurerure kandi rutari na rugufi mumbabarire mwongere nsabe umuntu bita Dieudonné welcome buriya ngwino rwose ntabwo tugushimira gusa turakwakira mu muryango bitandukanye no byose naho najya mu muryango inyuma azakoresha iminota itari myinshi ariko itari mikeya kongera asabe mushiki wanjye matiyara mushiki wanjye nguyu ni mushiki wacu ni mushiki wanjye nta maraso yego rwose tujya kubwira mama ubwo reka mwereke ntabwo ari uyu gusa nta maraso uyu ni pisi uyu ni jyewe uyu ni mama uyu ni data Imana ibamugisha ntabwo ndi butinde kuko umuntu uwo ari we wese aha ngaha ashobora kuba yafite ikintu kuvuga ariko ndatubutsa kandi ndabivuze ndashimira abantu bose badushyigikiye mu bukwe bwacu Imana ibahereze umugisha ntabwo njyewe rero ntabwo iyo yuko ndashimira abo mureke basabe umwanya muto dufite cyangwa umwanya munini dufite kuko udusace abatware mureke basabe amazina Bushayija Steven ntareruka mu gihugu cya Uganda nanjye ngo ndashima Imana kuba mpagararanye namwe muri ibi birori by'abana bacu cyane cyane ndabanza gushimira by'umwihariko Burindi umufasha we n'abavandimwe n'inshuti babo abashije gufatanya na Burindi kuza kwizihiza ibirori by'abana bacu abo bantu ndabashimiye Imana ibahumure nabyo nishimira abantu badukunze niba ari Imana ibagiriye neza niba ari kudukunda niba ari kutubyarira umukwe mwiza nashimye kandi nari igihe mbabaye kubera ko ari mbonye umwanya wo kubashimira mwakazi kubera ko narakureze nta n'icyaha gateye nta n'igikota kaba gateye imbere y'ababyeyi ko ndi umubyeyi ndagushimiye niba ari kuguhagarika aha ngaha mu biro byawe niba ari guhumuriza ndetse n'umufasha wawe rero nkunda abana sinzi
nanjye umufasha wawe mu kazi wanjye nk'abacukuzi nzabakira Imana ibagirire neza murakoze usabye ibikunda bariya bazaza nabo baba urugwiro murakoze cyane murakoze cyane mutange impano hanyuma Kristo Yesu akozwe iteka ryose buriya hari umusaza ugeze kunyura hano buriya umuntu agira umubyara se cyangwa n'iki buriya hari data ubyara mwese kabende buriya umusaza nawe yaza mukongera mukamureba buriya uburere cyangwa n'iki no kugira ibyo umuntu agufasha kugiramo inama buriya biba bifite aho bituruka yego namusaba akigira hino nawe ntukifotoze yaba bishoboye umubyeyi tambuka wegere hino ifoto bayiyoreremo vuba vuba hanyuma bivuze dutangira inama abantu bigira ni nyinshi ko zigasozwa n'ukuboko kw'Imana nibyo ubusanzwe mu buzima bwanjye nuko nyine ibintu biryowe n'abantu benshi utabishobora yego ubundi ibintu byihuta yego kuko urabona abana baturirimbiye baririmbye bataha
babaye nk'aho ngo tambagenda biterwa n'ijoro. Iyo rero tudacunguje uburyo umwete igituma mbishaka ni uko dusoza nabi, kandi ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo baba abanyabwenge bakwitaye ku iherezo ryabo, kuko iherezo riryoha riba ryiza kuruta itangira. Ndagushimiye rero, turashimira abana bacu, turashimira ababyeyi, umubyeyi wacu mukuru wacu Burindi ushyingiye umwana muzehe wacu ni umugisha. Ababyeyi Imana ibahe umugisha, kandi nawe Imana ibahe umugisha nabivuze, ariko igitumye mpaguruka igihe kirageze ngo dusubire mu ndorwa. Yego yego. Kandi icya kabiri, abana ntitubasiga muri sare, barajya mu muryango. Yego. Hari abandi babyeyi bakeya tubigerane mu muryango, kugira ngo ejo nitugaruka mu marembo tutazaza muri sare ngo tuze mu muryango. Turasezera rero, ariko dusaba n'icyo gikorwa ko cyakorwa. Imana ibahe umugisha, zishaka gutinda. Hari ukuntu umuntu aganira ariko akantu k'ibiganiro bishira, atari uko adafite icyo aganira, ahubwo igihe cyo kuganira cyashika, kuko igihe ni cyacyo. Urakarama, Imana ibahe umugisha mwinshi mu izina ryawe. Urakarama nawe. Nyakubahwa Rutebuka, inshuti y'akadasohoka kandi utinda bashimira natwe tubashimira. Umuryango wa Rutebuka turabashimira cyane. Uyu muryango ubereye ngabwa kandi wagutoranyije ukuzi. Nanjye n'umuryango wanjye turagushimira. Burindi Franziza, mubyeyi, nkunda kuvuga ikintu cyo kwigira ku birenge, aba bana n'imico ndetse n'ejo hazaza. Umuntu wese yigira ku birenge byo bamubanjirije, ariko uri imfura cyane, n'iyo ngano yawe n'abasaza bakugaragiye nimukomere. Natwe rero icyo mwadusabye twacyumvise. Rutebuka Francis unyegere, hanyuma biraza kunyura. Icyo udusabye twarangije kucyemera tutazuyaje. Ikindi gusezerera muri iki cyicaro, turabizi ko nyuma yo kuva mu muryango n'ubundi muraza gukomeza umuhanda. Turabifuriza urugendo rwiza kandi Nyagasani abagenda imbere, kandi turabizi igihe tuyoboye muri iki gitaramo no mu kutuyoborera abana bacu ndetse natwe ubwacu aradukunda kandi araza kubayobora. Maze rero twabateguriye impamba, muze kugira urugendo rwiza. Kandi noneho n'ubundi kumuhereza ntabwo ari bugende yitwaje cyane ku ruhimbi rw'umuryango, ku rugata rudahirima, nuko. Hanyuma rero icyo mwadusabye turacyemeye, njye n'umuryango wanjye. Ikindi ngo tubashimira ko mwatugendereye, ariko ngo aho muzagera bakabakira muzabasabira umugisha. Umwanya ni wawe kugira ngo dusoze ahangaha. Murakoze cyane muryango mwiza, turabakunda. Data mwiza, izina ryawe rihimbazwe. Imana ishobora byose, witwa Rubasha. Ategura ubukwe bw'abana bacu, none urabushoboje, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimira uyu munsi twabanye natwe mu birori byiza kandi bikaba bishoje amahoro, tukaba dukomereje mu muryango ndetse dusezeye. Izina rye rihabwa icyubahiro, ritugereye amahoro, imiryango igahura amahoro, tuzarushaho kubigushimira. Ubuntu n'amahoro biva ku mwami bibane natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amahoro y'Imana abane nawe. Umufasha mwiza umuhabwa n'Imana, akakubera umugisha. Amajoro ni menshi dutegereje uyu munsi, none urasohoye. Imana ishimwe, umufasha mwiza umuhabwa n'Uwiteka, akakubera
maze nimuha abana yegereza aka gahungu kigira imbere atyo aka gahungu ubwo ni ikimenyetso cyo kuzaha abana reka abandi babanyweshe babafotore babanyweshe yakureba se akabafotora mu rugo inshuti yawe gutyo bahoze tubivuga kandi mu muco wacu w'abanyarwanda abana bageraga mu muryango baratwikurwa bagatwikurwa na nyirasenge kera mu muco w'abanyarwanda babakataga amasunzu bisobanuye ngo ubwo bamukuyeho ubwari ahindutse umugore mu muco rero ntitukiwukora kiliziya yakuye kirazira dusenga isengesho ryo gushima Imana bizabuza kuzareka pisi ariko no kugira ngo ejo nagera nunamuhamagara kuri telefone amwitabe igihe kizagera bazane mu muryango baje guhishura urukumbuzi cyane ariko uyu mugenzo mwiza kandi umuco mwiza wa kinyarwanda werekana gutwikurwa abana turabatwikuruye korode na madamu abashyitsi nibabasura mu baherekeze ariko uwo mugenzi udakozwe pisi ntiyasohoka abana bacu Imana bahishyanire ibaha amahoro n'amata n'ubuhazi kandi wakoze nawe twashyigikiranye muri ubu mwakoze kandi nawe icyo twakongera kugira ngo umwana aze kwibyina ko akabyina ke ntabwo twakamubujije twagira ngo tubanze dushime Imana hanyuma ndetse nkaba nongeraho kwerekana ko twakabaye tunakomeza igitaramo bakajya no hanze bakongera bagakora igitaramo ariko urasigaye utaramanye n'abana tujye mu ndorwa batugeze ku irembo bagaruke bitegure neza basubire mu mikanda tuba tuje kunga umuryango badusabye rero umugeni ariwe muraza w'umuhungu wawe ariko rero tukongera n'akandi kageni gatoya ko kuzajya karera kabe kavugana na mukuru wako bagatume kajye kamucanira mu ndabo dore nako ndakakugaragarije bose mwihanganye tubasabye iminota itarenze 5 ubu abantu barabategereje hariya bati turebe uyu igikozwe noneho kindi rero uyu mugeni wa kabiri kumubonekera umuryango murakoze cyane amen reka rero dushimire Imana data mwiza mu izina ryawe tubifurije imbabazi z'Imana bakoze urugo bubakiye ku mahame y'umuryango y'itorero y'igihugu ubutatu rero uzababera umuneza n'ibyishimo kandi kugira neza kwawe Mwami ukomeze kubana n'ibindi byose icyubahiro gutwara kuganza no gukomera Mana y'amasezerano warasezeranije kandi ugasohoza wasezeranije abana bacu none urabahuje tubifurije umugisha muri umuryango mushya mu rugo rwabo haba umugisha impano zabo bahawe zizababera umugisha zizababera imbaraga kandi ikiganza cyawe kugira ngo umubarebyi wese abasoromeye n'ikobera mu izina ryawe amen amashyi ku mwami barahaguruka hanyuma ngaho ma emera ku cyane